Abashuhuje ni Karemagezi nk'ibisanzwe. Ku kiganiro cyacu cya buri munsi tugiye kugenda ku ngingo y'abakire ndetse n'abantu bagera uba ku muhanda bagutuka bagutoteza bavuga yuko uri igicucu, uri ingegera, nta muryango ugira, uzahora ku muhanda nk'imbwa, uzahora userera, ariko aka kanya uri minisitiri w'akarere, uri minisitiri w'intara, urakomeye ndetse cyangwa ufite akandi kazi gahambaye muri leta. Ubu bari kukwita bwana muyobozi, wa wundi wakuriye mu muryango ukize, mu muryango w'abakire, n'imbwa niwe kwirirwa, wa wundi wagusekaga wirirwa ku muhanda nta muryango ufite. Ubu yirwa agukoropera tuwarete n'ibindi byose. Ibyo ni iki? Uyu munsi baravuga ngo ni gatebe gatoki, muri iyi si ni gatebe gatoki. Ushobora kuba uri umuganga ariko ejo bundi ukisanga ukoropa tuwarete aho wari amatuwarete, nkaho ibyo ngibyo bidahagije. Ubu ngubu uri gusaba wowe wimye, ubu ngubu uri kuja ku muhanda ugasabiriza, uringegera, ariko wa wundi wasabiriza niwe uri gusaba. Witaga insabirizaga ubu ni bosi, ari kwitwa nyakubahwa, igihugu cyose kiri kumuvugaho. Ubu ni minisitiri, ari kuja mu nama za hato na hato, mu gihe yitabiraga ibirori bamufashe yibye. Nabashuhuje ni Karemagezi, wowe utari wakora subscribe yikore, tuzahurire muri part 3.